ni urupfu rw'uyu mudamu witwa Vestina ngira ngo muramizi ko mu minsi yashize aribwo yashize mu mwuka ubwo yitabaga Imana yagiye ahangaha i Kigali nyuma y'uko yari yabwiye abagize umuryango we harimo n'umugabo we ko atashye ubukwe, ariko twaje kumenya ko atari ubukwe yari atashye, ahubwo yaragiye kwisurira pasiteri bakaza kugira ibyo bikorera, nyuma bikaza no kugenda bivira mu rupfu. Uyu nguyu nyakwigendera ntabwo ari byo nje kukubwira kuko iyo nkuru nayibagejejeho, ahubwo ikingariye kuri izi mikoro no kugenda nkutangariza ko uyu babikoranye nawe yatawe muri yombi nyuma y'uko uyu nguyu yitabye Imana. Hakaba harakomeje gukorwa iperereza ku kintu gishobora kuba cyarateye urupfu rw'uyu nguyu Esther. Ngira ngo nagiye mbibabwira cyangwa se mbibagezaho, birashoboka ko wenda we waba aribwo ubyumvishe mu matwi yawe. Uyu nguyu bivugwa ko ndi kuvuga uyu Mukeshimana Esther ari nawe waje kuba aburira ubuzima ahangaha yari yagiye. Bivugwa ko n'ubundi yari yanabeshye, aho uyu amamoko yaturuka muri za Nyagatare, aho yari yavuyeyo yerekeje muri uyu mujyi wa Kigali, abeshya umugabo we ko atashye ubukwe. Ibyo ngibyo impamvu mbigarutseho kwari ukugira ngo byose ugende usobanukirwa neza imva n'imvano yabyo, ari nayo mpamvu ngenda nkubwira ngo ibintu byo kuvuga ngo ntago mugomba kubwizanya ukuri hagati ya mwebwe mwembi mwashakanye. Ibyo ngibyo twagiye tubona ko inshuro nyinshi ari nabyo bigenda bisenya ingo z'iki gihe. Ariko kandi uyu mupasiteri nakomeje ngenda nkubwira ko ngo banakoraga umurimo w'Imana cyangwa se banakoranaga umurimo w'Imana, aho uyu Esther ngo yari diyakonikazi, ndetse uyu mupasiteri bikaba bigenda binavugwa ko ari nawe wari warabasezeranyije cyangwa se wari warasezeranyije uyu Esther n'umugabo we, ari we wari wasigaye Nyagatare muri rusange. Byose rero ni mu kanya gato ngenda bikugezaho ugenda usobanukirwa neza operasiyo uko yakozwe kugira ngo uyu nguyu mupasiteri nawe atabwe muri yombi. Ese haba hamenyekanye ko yamunize, yamwishe? Ariko kandi hari umuntu wigeze kumbwira ngo abapasiteri n'abandi bantu bavuga ko ari abakozi b'Imana, ngo ibintu byo kurongora ngo ni ibyabo, ngo kubera ko nta zagarasagara baba bafite mu mutwe, ngo birashoboka ko baba barateye akabariro cyangwa se barasambanye, reka tubivuge muri ubwo buryo, kubera ko ntago twabihesha icyubahiro kandi barabikoze mu buryo butari bwo. Ariko kandi reka nze byose mbikuramburire mbikugezeho usobanukirwe neza uko byagiye bigenda akantu ku kandi, ndetse unasobanukirwe neza uyu mugabo aho afungiwe, umenye n'icyo afungiye. Reka nizere ko tugiye kubana muri aya makuru, turaza kugerana ku musozo wayo wasobanukiwe neza uko ibi byose bimeze. Mbonera no kubwira wowe utarakora subscribe cyangwa se abone kubyondaho kugira ngo tujye turushaho kubana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Komeza ubona nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Yego ntago turi butinde, ngewe ikinzanye kuri izi mikoro ni ukukubwira iryitabwa muri yombi ry'uyu mupasiteri waje kongera gutabwa muri yombi nyuma y'uko yari yafashwe, kubera ko iperereza ryari rigikomeje, bakaba bamurekuye, ariko kuri ubu ngubu bikaba byabaye finaroma, aho n'ubundi ubwo iperereza ryagize icyo ribigaragarizaho kugira ngo uyu nguyu agere kuri ya etape iyo guhita atabwa muri yombi. Ngira ngo murabizi ko ibi ngibi bikimara kuba, undi yidegembyaga avuga ko ibyo ngibyo byabaye byo ari byo, ubwo ni ibyo gusamana cyangwa se kuryamana. Ariko kandi ngo we ntago yari azi neza ko yaturutse aho ngaho za Nyagatare hari uwabwiye ko atashye ubukwe. Ngo yari abizi neza ko ngo umugore ngo yaje, umugabo abizi ko bagiye guhura n'uyu mukozi w'Imana. Ngira ngo murabizi ko habanje gucamo ibintu bya hehe na hehe bya
mva he na njya he, ngo kandi ngo umugabo ngo yari yatanze kuriye ngo igende igere kuri uyu mupasiteri gutya na gutya, ngo akaba yari n'inshuti y'umuryango. Ariko kandi nawe ubyumvishe ushobora kumva ari byo, kuko ntekereza ko umuntu niba yarabasezeranyije ukaba ubizi ko ari umukozi w'Imana, bwo ntago wabura kumwita inshuti y'umuryango. Kumva ko ngiye guhura nawe wowe tubana ntago wumva ko ari ibintu bikaze, ntago wumva ko ari ibintu bidasanzwe, kabone nubwo mwaba mugirana ibiganiro bidasanzwe. Bityo rero niyo mpamvu nanjye mba nagize gutya nkavuga ni reka nze turebe ibi ngibi uko bimeze, tugende tunabisobanurira abaduteze amatwi barushaho kugenda bamenya ibi ngibi byose uko byagenze. Mbere ko kandi nkugezaho iby'iyi nkuru, ngira ngo urabyumva neza ko rwose muri aya makuru, aya ni amakuru aba agezweho. Reka nongere nyebure cyangwa se mbwire wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel gukora sabone cyangwa subscribe bitewe nuko abyita, ariko kandi akore kuri kariya kantu k'inzogera kugira ngo bize kurushaho kugenda bidufasha kugira ngo tujye tugenda tunabana muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Ongera volume rero ibi byose mbikugezeho. Mwese mwahawe ikaze nanabasuhuje, kuko nta mpamvu yo kubatindira, nta n'impamvu yo kubicisha amatsiko. Ngira ngo uyu Mukeshimana Esther aho aherukiye kuva Nyagatare akajya muri uyu mujyi wa Kigali abeshya umugabo ko agiye mu bukwe cyangwa se atashye ubukwe. Abagabo bamwe mu beshywa byinshi, ni nayo mpamvu ngewe ibintu by'abagore utabinzanaho, kubera ko nujya wumva abantu bavuga bati ngeweho gushaka nagenda nkabomora indaya bikarangira, ntabwo abo ngabo baba bari kuvuga kubera ko aba ariyo mahitamo yabo nyakuri, ahubwo baravuga ngo ntawe utinya ishyamba ahubwo atinya icyo yahuriyemo naryo. Ahubwo rero icyo mba mbona cyo ni kimwe, ingo z'uyu munsi cyangwa se ingo z'iki gihe zo ziragoye, hahandi usanga ba bandi bagatanze urugero rwiza ku bantu cyangwa se kuba bakomokaho muri rusange, uba usanga ari bo bafite ingo zidigadiga cyangwa se bafite ibintu twavuga ko byorosheho nk'amarito. Iyo rero hagize ikintu kimwe kivaho irido, ukabasha kugenda ubona bya bindi byari bimeze nk'aho bihisha hagati yabo muri bo, uhita ubona ko isi iri kugenda igana ku musozo, cyane ko babandi twita abakozi b'Imana aribo bakagiye batwereka inzira dukwiye gucamo, aribo bafata iya mbere batwereka uko ingo ziba ziri kugenda zirindimuka buri munsi. Wowe unteze amatwi ubundi ubona hakorwa iki kugira ngo ingo z'iki gihe zibayeho zeme cyangwa se zihamye muri sosiyete nyarwanda? Ibyo ngibyo ntabwo twagenda tubitindaho, abantu benshi barabizi ko uba usanga umuntu atandukana n'uwo babanye nta n'imyaka ingahe bamaze. Gusa nakubwira ko uyu nyakwigendera yapfuye asize abana bagera kuri 5 yari afitanye n'uriya mugabo wenda, ariko ni ibivugwa n'abantu. Abo bana batanu barahari, ariko ushobora gusanga akoresheje ADN wasanga ab'uyu mugabo ari nka 2 cyangwa 3, ntawamenya. Ibyo ni byivugiye, ubwo abwirwa benshi hakumva beneye. Uyu nguyu rero nawe yatawe muri yombi kubera ko ubwo nyine hagira ngo harebe cyangwa se hashingirwe ku bimenyetso ipimwa cyangwa se iperereza riba ryagiye rigaragaza, kugira ngo barebe koko uyu niba ari we wagize uruhare mu kugenda yica cyangwa se mu rupfu rw'uyu nyakwigendera Esther. Ubwo reka nizere ko byibuse ujya usobanukirwa neza ko uyu nguyu yatawe muri yombi atakiri mu maboko ye, cyangwa se aho ari ubu ngubu sayizi ubu tuvugana ari mu maboko ataraye. Ndagenda nkurikirana ibintu byose kubigendanye n'itabwa muri yombi ry'uyu mugabo, nanjye ndabizeza ko ndagenda mbaha update zabyo buri uko amasaha aragenda yigira imbere. Nkubwira ngo reka tuze gusubira mu kuri yacu ari imbere, nyumvaga kuri mikoro nitwa Sharire OG. Asante sana.